Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimiye ko mukomeje kudukurikira. Imana yacu iduhana umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Reka mbere yuko dutangira tubanze dusenge. Imana yacu itugirire neza. Turagushimiye Imana yacu, dushimiye urukundo rwawe rutarondoreka, dushimiye kudukunda. Imbabazi zawe Uwiteka nyir'ingabo ntizuhema kutugeraho uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Bana natwe muri uyu mwanya, Uwiteka nyir'ingabo, ntaba ari twebwe, udushyigikire muri byose. Mwuka wera abane natwe, kandi Mwuka wera abane n'uzumvira Uwiteka nyir'ingabo iri jambo ryawe, rizamufashe azagubwe neza. Ngaho tugirire neza. Ni wowe uzi icyo ubwoko bwawe bukeneye, ni wowe uzi icyo abagushaka bakeneye muri ino minsi. Komeza kubana natwe rero, dushyigikire. Mwuka wera tuganirize, tubisabye twizeye izina ryawe Yesu Kristo, amen. Turabashimiye rero yuko mwakoze subscribe. Tubashimiye buryo ki musharinga video zacu zikagera ku bandi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi na comment zanyu turazibona. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Hari abanyura mu gikari bakatubwira bati kosora ibi ngibi, hari abatubaza mu gikari nabo tukabasubiza, ariko hari igihe ikibazo ufite na mugenzi wawe agifite, byaba byiza tukibajije muri comment. Imana yacu yakomeza kudufasha, tugakomeza kugubwa neza muri Kristo Yesu. Amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe. Hanyuma utarakora subscribe, nawe turagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro tuzajya dukora bizajye bihita bibakugeraho ako kanya. Dukomeze kubaka ubwami bw'Imana. Imana yacu itugirire neza. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo umumaro wo gusenga twiyirije ubusa. Gusenga twiyirije ubusa bitumariye iki? Si ubundi ni ngombwa? Ni ngombwa ko twiyiriza ubusa? Si umuntu asenze atiyirije ubusa, isengesho rye ntiryakumvwa? Hari ikiganiro twigeze dukora tuvuga ngo gusiba kwiza Imana yishimira, cyangwa se kwiyiriza ubusa Imana yishimira. Hanyuma umuntu anyura mu gikari arambwira ati uzakore n'ikiganiro kigaragaza umumaro wo kwiyiriza ubusa. Turifashisha ijambo ry'Imana. Imana yacu tugirire neza. Reka dusome Matayo ibice 17. Turahera ku murongo wa 14. Titire y'amagambo iravuga ngo Yesu akiza umwana urwaye igicuri. Bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati Mwami, babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri. Kiramubabaza cyane, kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe, ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza, batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu aherako arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati ni iki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana yacu itugirire neza. N'iri jambo ry'Imana tugiye kuganiraho mu mwanya mutoya. Imana yacu itugirire neza. Ngo barimo bagenda, araza aramwegera, aramubwira ati mwigisha, babarira umuhungu wanjye, babarira umwana wanjye kuko arwaye igicuri, kiramubabaza cyane. Rimwe na rimwe kimutura
mu muriro, kimutura mu mazi. Murabizi namwe mujya mubona abantu barwaye igicuri, ntabwo cyita ngo umuntu ahagaze mu mabuye, aho kimufate kimukubita hasi. Bariya ni abadayimoni, iriya ni indwara ituruka ku badayimoni. Ati kimutura mu muriro, niyo yaba yicaye ari hafi y'umuriro ntabwo cyita ngo ni umuriro, kimukubita hasi. Afite ibikomere byinshi byatewe n'ubwo burwayi. Arangije aramubwira ati ntako ntagize, naravuje ntaho ntageze byaranze, yewe n'abigishwa bawe naramubazaniye ariko nabyo ntacyo byatanze, baramunaniwe kumwirukana, dayimoni ajya amufata. Buriya reka nkubwire mwene data, hari ikintu uzira, urwaye indwara ikomeye, uyirwaye igihe kinini ariko ntabwo uzi ikintu gitera iyo ndwara. Icyo ni cyo kibazo ubundi gikomeye. Ubundi iyo wabashije kumenya indwara urwaye n'ikiyitera, bigufasha kuba washakisha umuti wavura iyo ndwara. Imana yacu iturengere. Hari abantu barwaye indwara barayitewe no kutumvira Imana, ibyo nabyo bibaho. Hari abantu barwaye indwara ituruka ku badayimoni, ibyo ntibabizi. Imana yacu igusange ikuganirize, iguhishurire ubashe kumenya ni indwara urwaye ubundi iterwa n'iki. Ubwo sinzi impamvu bije, ntabwo ari ibintu nateguye, ariko mwuka w'Imana agusange. Niba hari indwara urwaye, Imana yacu itugirire neza. Niba hari indwara urwaye ay'amayobera utazi uko bimeze, ukwiye gusenga kugira ngo Imana iguhishurire ubashe kumenya iyi ndwara izakira gute. Hari indwara izakira ugiye kwa muganga, ayo ni amakuru uba ukwiye kumenya. Hari indwara izakira ari uko bagusengeye. Mbega Imana yacu itanga amakuru mwene data. Hari igihe umuntu yajya gusenga, sinzi impamvu ibi bintu biri kuza, ariko reka mbibabwire. Hari igihe ujya gusenga, Imana ikakubwira ngo iyi ndwara urwaye, jya kwa muganga ujye kwivuza baguhe umuti ukire. Hari igihe ujya gusenga bakurambikaho ibiganza, abahawe impano yo kurambika abarwayiho ibiganza bagakira, bakurambikaho ibiganza ugakira. Hari n'igihe ujya gusenga, Imana ikaba yakubwira ngo dore ikigutera uburwayi ni iki ngiki. Niba hari uruhare ubifitemo ukaba ukabikemura ukaba muzima ugakira. Ibyo byose Imana irabikora. Imana yacu itugirire neza. Ngo nuko ngaramubwira ati ntako ntagize, uburwayi bwanjye, uburwayi bw'umwana wanjye ntaho ntajyanye, byaranze, abigishwa barirukanye, byaranze. Ngo nuko Yesu arababara cyane, aravuga ati ariko ubu nzageza he no kubana n'abantu biyobagiza batizera? Imana yacu iturengere, Imana yacu itugirire neza. Ese wari uzi ko hari abantu babana n'Imana, babana na Kristo, baba bari hafi nayo? Iyo ivuze, Imana yacu itugirire neza, Kristo iyo avuze baba bari hafi aho, bumva ijwi ryayo. Iyo Imana ivuze bumva ijwi ryayo, ariko na n'ubu ntabwo barizera. Ibyo bintu wowe uri kubyumva? Wari uzi ko ari abantu babana n'Imana ariko batayizera, batizera imbaraga zayo, batizera ubutabazi bwayo, batizera ubushobozi Imana ifite, bagishidikanya kandi babana nayo, bumva ijwi ryayo. Umuhanuzi yahanuye baba bahari. Iyo Imana ikijije umurwayi baba bahari, baba bareba. Impumyi iyo zihumutse baba bareba, ariko na n'ubu ntabwo bizera. Aba bigishwa bagendanye na Yesu babonye ibitangaza Kristo yagiye akora. Lazaro yazutse bareba. Yesu yakijije umuntu wari urwaye ku kidendezi i Betesida bareba bari aho. Yesu yakijije uwari urwaye indwara y'umugongo bareba n'amaso yabo bareba, ariko ntibigeze bizera. Imbaraga zo kwizera ntazo bari bafite.
Imana yacu iturengere. Ese izi mbaraga zo kwizera zituruka hehe? Ibyo turaza kubireba. Mbibutse Petero wigeze agira ishyaka, niwe wigeze agira ishyaka aravuga ati Yesu, kugira ngo nkwereke ko ngukunda, no mu rupfu tuzajyana, no mu rupfu naho niba ngewe kubera urukundo ngukunda, niyo haba ari urupfu ngewe tuzajyana. Yesu ngo arangije aramwitegereza avuga ati reka nkubwire, inkoko itarabika uraba umaze kunyihakana gatatu. Petero aba ati wapi. Maze ngo Yesu baramujyana bagiye kumubamba, ngo barengaga umusozi, Petero akaba arawuhingutse. Barenga umusozi, Petero akaba arawuhingutse. Ngo bagera aho bagiye batotereza Yesu mu cyumba aho bari bagiye kumucira urubanza, ngo nuko bagiye kubona babona bari kumushinyagurira bari aho ngaho barimo kota, nuko bagiye kubona babona umuntu arasutamye ari aho ngaho nawe. Bamwitegereje baramubwira ati ariko sha, ko tubona usa n'umwe mu bigishwa ba Yesu. Arangije arabihakana. Abihakanye avuga ati n'ukuntu uvuga nabyo birabigaragaza. Reka mbabwire bene data, imvugo yawe ibikwiye kugaragaza Yesu. Nubwo yamwihakanye ariko byibuze imvugo ye yaravuze, baravuga bati n'imvugo yawe irabigaragaza. Mwene data reka nkubaze, ese imvugo yawe igaragaza Yesu? Imvugo yawe igaragaza Yesu? N'ukuntu ushihura abantu, n'ukuntu ubwira nabi abantu, ibyo bintu byagaragaza Yesu? N'umujinya wawe n'ibitutsi ugira, ibyo bintu bigaragaza Yesu? Imana yacu itugirire neza. Ntawe mbwiye nabi, ariko ndakwifuriza kugira ngo imivugire yawe igaragaze Yesu. Imana yacu itugirire neza. N'imvugo yawe irakugaragaza. Ngo niko bamubwiye. Petero arabatirega, uwo muntu nta naho muzi. Ati nibwo bwa mbere mubonye. Ngo amwihakanye bwa gatatu, isake ibirabitse. Ibitse ngo Yesu ngo arambura amaso ngo aramureba, ngo bahuza amaso. Bahuje amaso ararira, arangije ngo arasohoka aragenda. Agenda ababaye arabati ibyo Yesu yambwiye nibyo. Icyo ni ikintu kigaragaza yuko ntago bari bakakiriye imbaraga zo kwizera. Nubwo bagendanaga na Yesu babonye ibitangaza, ariko ntago bari bagahawe, ntago bari bakagize imbaraga zo kwizera. Kwizera harimo imbaraga y'ubutware. Haleluya. Harimo imbaraga y'ubutware ibasha kwirukana, ikirukana abadayimoni, ikirukana imisozi, ikirukana uburwayi. Kwizera Kristo harimo ubutware, harimo ubushobozi. Imana yacu itugirire neza. Ngo abati nzageza he kubana n'abantu. Imana irababaye kuba abantu basenga, abantu baririmba, ariko bakaba nta kwizera bagira. Kuba abantu ari ababwiriza butumwa ariko ugasanga nta kwizera bagira. Imana yo mu ijuru irababaye. Ibabajwe n'abantu b'abadiyakoni ariko batagira kwizera. Ibabajwe n'abantu batatanga umusaruro. Imana yacu itugire neza kubera kutizera. Atasengera umurwayi, nta kintu na kimwe amariye Imana. Imana iyo imwitegereje ibibona rwose nta kintu ayimariye. N'ingwizamurongo. Imana yo mu ijuru irababaye. Imana yacu idutabare, Imana yacu iturengere. Ngo Yesu ngarangije aho ngati mumunzanire hano. Ngarangije kumuzana, bamarangije kumuzana, ngo Yesu ngacyaha, ngo dayimoni amuvamo aragenda. Ngabigishwa baratangara. Arabati ngo biherereye ngo baramwegera, rero baramubaza batari kumwigisha, ubundi ibi bintu byawe ubikora ute? Ibi bintu ubikora ute? Bigenda bite? Utu tuntu twawe ubikora gute? Ni gute? Twebwe twagerageje biranga, ntacyo tutakoze byanze. Uwabigenjeje ute? Ngo yarangije Yesu ngo arababwira ati mwazize kwizera kwanyu guke. Ni ukwizera guke mufite. Abati niyo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Sinzi niba twese tuzi amasaka. Urabona akabuto k'isaka, kariya ni kanini, ni akabuto kari munsi yako. Umbashije gukoresha wenda ko tuzi twese kariya akabuto. Ngo ubashije kugira
kwizera kungana n'ako kabuto wabwira uyu musozi ngo nuveho. Ndibuka igihe kimwe nari ndimo nigisha kuri iri jambo turi kumwe n'abanyamasengesho, ndimo nigisha ubwo bari bampaye umwanya wo kwigisha, ndangije mvuga iri jambo, duturanye n'umusozi, ubundi tutuye kuri Muhazi, hanyuma mbega amazi niyo adutandukanya na Gasabo, hanyuma Gasabo rero hari umusozi. Ndangije ndababwira nti buriya ushobora kugira kwizera ukavuga uti Uwiteka Nyiringabo, kubw'ubushobozi n'ububasha ufite, ndifuza yuko, ndashaka yuko uyu musozi uvaho, nkabasha kureba neza iyindi misozi iri imbere hariya, ndashaka kureba neza Kigali, ndashaka kuhareba neza iyi misozi itambangamiye, uyu musozi urimo Mana yacu tugire neza. Nangije ndabivuga neza nawe uyu musozi mbabwije ukuri wavaho, kubwo kwizera kungana n'aka kabuto ka sinapi Yesu yavugaga. Kwizera kwacu ni gukeya. Ndasoza dusenga Imana birarangira, hanyuma wari uyoboye gahunda arangije arandeba, arangije aravuga, numva asa nkaho amvuguruje ku byo mvuze, aravuga ati buriya hari igihe dusaba n'ibidashoboka, ati hari igihe dusaba n'ibidashoboka, tumusozi nyine mbona yavuze ko ibyo bintu bitagira gute bidashoboka, ariko Imana yaje tugirire neza. Kwizera birashoboka. Nahise mbona ko nawe afite kwizera guke, nawe ushobora kubutekereza ngo ntibyashoboka. Why not? Kuki Imana itakoresha ibimashini? Kuki bataza ngo bapime, abazungu bakaza gupima bagasanga wenda harimo zahabu, umusozi bakawutengagura ugasigara ari imbuga hameze neza ari ikibaya? Kuki Imana itanyura muri iyo nzira? Kwizera, ufite kwizera wategeka ibintu byose bigashoboka. Impamvu usenga ukabona ibintu ntibikunda ni ukwizera kwawe guke. Impamvu ubona wasenze uburwayi bukanga kuvaho ni ukubera kwizera kwawe guke. Impamvu bagutereza amahembe akaza agakubitagura amabato neza bikanga buri gihe ugahora uhangana n'ibyo ngibyo, amahembe agahora akujwigiriza, ni ukwizera kwawe guke. Wasenga byose bikagenda ugize kwizera. Haleluya! Imbaraga zo kwizera. Sinzi impamvu numva kwizera ariko kwaje, kandi intego y'ijambo twari dufite yari iyo kwiriza ubusa. Ariko reka mbabwire, kwizera ni imbaraga zibasha kuritura ibihome byose bya Satani. Ibyo yubatse ku buzima bwawe byose byavaho kubwo kwizera. Ndakwinginze uzamure kwizera kwawe, wizere Imana, wakire Kristo akubera umwami n'umukiza, ukavuga uti ibyiringiro byanjye biri ku Mana. Impamvu ubona ibintu byanze ni ukwizera kwawe guke. Imana yacu tugirire neza. Aho ati mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uno musozi ngo uveho kandi wavaho. Imana yacu tugirire neza. Ngarangije ambwira ati ariko menu uyu nguyu warwaye aba badayimoni, iki gicuri, izi ndwara izi ngizi, nta kindi kizikuramo, nta kindi cyabikuraho usibye gusenga. Icyo ni icya mbere, no gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa rero umumaro wabyo ni uwo kuritura ibihome. Ubundi iyo dusenze wiyirije ubusa, ubabaza umubiri, ukabwira umubiri uti mubiri wanjye n'ubu ntabwo nkikwitayeho, ahubwo ndashaka kwita ku mubiri w'imbere. Haleluya! Imana yacu tugirire neza. Ndashaka kwita ku mubiri w'imbere, wa mubiri udapfa, wa mubiri w'umwuka. Rya jambo twumvishe rivuga ngo rya jambo Yesu yabwiye Nikodemo, aramubwira ati ikibyawe n'umubiri kiba ari umubiri, ariko ikibyawe n'umwuka nacyo kiba ari umwuka. Haleluya! Wa mubiri w'imbere w'umwuka usonzesha umubiri w'inyuma, ariko kuri kugaburira umubiri w'imbere ukabyibuha. Uwo mubiri iyo uzamutse rero ukagenda ubyibuha, niko kwizera kwawe kuzamuka. Niko cyagiye ushobora kuba hari ibyo ubona birimo bigenda bikoreka mu buzima bwawe, hari ibyo ubona bigenda bikemuka mu buzima bwawe. Haleluya! Imana yacu tugirire neza. Ndakwinginga mwene data, jya ufata ibihe usenge. Nurangiza gusenga ufata ibihe uniyiriza ubusa, ubabaze umubiri wawe, ubabaze umubiri w'imbere, urusheho kugubwa neza, urusheho kugubwa neza. Haleluya! Ariko tubikorane ubwenge, atari ukwiriza ubusa ngo wiyice. Rero iyiriza ubusa mu mbaraga ufite, urebe imirimo n'ibitangaza bikoreka muri wowe.
Imana yacu tugirire neza. Hari ibintu bizakemuka, hari ibintu imbaraga z'umwuka wera zizakuzaho. Imana izajya igusura uko bwije n'uko bukeye. Imana izajya iguhishurira ubwiru bw'Imana. Imana yacu tugirire neza. Reka dusoreze hano, njye nagira ngo mbabwire ko kwiyiriza ubusa no gusenga harimo imbaraga zituma twizera, hari imbaraga zituma tubasha kugira kwizera, uko kwizera kutubasha kuritura ibyari byarananiranye. Imana yacu tugirire neza. Reka dusenge Imana, reka dusenge kugira ngo Imana yo mu ijuru idufashe, twongerere ibihe byo gusenga. Abantu gusenga byabavuyemo, babigize ubusirimu, barabisirimuye, ariko kurushaho kugenda ugabanya gusenga, ni nako imbaraga z'umwuka wera zagenda zigabanyuka muri wowe, ni nako kominikasiyo yawe n'Imana, ubusabane wagiranaga n'Imana bizagenda bigabanyuka. Ariko gusenga byongera ubusabane bwawe n'Imana. Gusenga wirije ubusa byongera ubusabane bwawe n'Imana. Imana yacu tugirire neza. Gusenga wirije ubusa bituma ugira kwizera kuruta uko wari ufite. Kwizera kwawe kugenda kuzamuka. Erega buriya Imana twese iratwiyereka, ariko itwiyereka mu buryo butandukanye. Hari umuntu twaganiriye arangije arambwira ati erega burya umwana uwo ari we wese azi kuvuga, kandi umubyeyi yavugana n'umwana ukiri mu nda. Umubyeyi abasha kuvugana n'umwana ukiri mu nda. Akana k'agahinja kajya kavugana na se bagaseka, gatanga amasinye kagaseka, kikaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko yavuganye n'umwana we. Rwose ukabona basabanye, baguwe neza. Uko iminsi igenda ikura bakagenda noneho batobora, akagenda navuga ati ngwino hano akaza, genda akagenda, nzanira kiriya akakizana. Uko agenda akura akagenda nawe asobanuka, noneho ibintu abasha kubyishyirira ku murongo. Uko ni nako mu buryo bw'umwuka nako bigenda. Imana ibana nawe bitewe n'ingano yo kwizera kwawe. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kwigoramye igaragara nk'igoramye, ku munyantege ntigaragara nk'inyantege, ariko ku munyembaraga igaragara nk'umunyembaraga. Ntabwo bivuze ngo Imana nta igaragara nk'itari nyembaraga, ahubwo wowe niba wowe muri wowe amaso yawe atari kubona imirimo y'Imana, nyine uzayibona nk'inyantege nkeya. Hari ibyo uzabona ukabona ntiyabishobora, nureba uburwayi bwawe ubone ntiyabushobora, ariko kwizera kwawe iyo kwazamutse ubasha kuvuga uti Imana irabishoboye, nubwo ntakize, ariko yo yategetse nakira. Imana yacu tugirire neza. Reka dusenge Imana kubwira ijambo. Ndabashimiye ko mwumvishe, ndabashimiye ko mwakurikiye. Imana yacu tugirire neza. Reka dusenge. Imana yacu tugirire neza. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko Uwiteka Nyiringabo uri kumwe natwe. Tugushimiye ko umwuka wawe wera ari kumwe natwe. Tugushimiye ko tumva imirindi yawe turayumva. Ibyo ni ikintu kitunezeza. Iyo twumva uri kumwe natwe ibyo biratunezeza. Turagushimiye. Ijambo ryawe ritubwiye ko hari imbaraga ziva mu gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa. Turakwinginze kugira ngo Uwiteka Nyiringabo uturinde Satani, uturinde abadayimoni bagenda badukamuramo ibihe byiza byo gusenga. Twagenda tubitesha agaciro, twagenda tubisirimura, tubigira ubusirimu. Mwami tugirire neza, mwuka wera akomeze kuduhishurira ububwiru bw'ijambo ryawe. Urakoze rero, bana n'umuntu uwo ari we wese, kandi uteye intambwe aza gusanga uwo nguwo nawe Uwiteka Nyiringabo umutera intambwe 99 umusanganira. Tugushimiye ko ubyumvishe, byose tubisabye twize izina ryawe Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Twibuke gukanda subscribe, kandi dusharinga iyi video kuri bagenzi bacu. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Shalom shalom.